wanyu bawusanze yego komanda ntuhamenye sinamenya nagiye ko wananutse si mana yanjye no kutahamenyera n'ikirere cyawo. jya mubanza nkakigisha icyarura ko umuntu cyajagaraye cyarangaye wanyu bawusanze bose mbabara rwose mbabara ndakwinginze akira boss akira ndakwinginze mbabarira ndakwinginze telefone yanjye none se ukanye wawe oya mbabara boss mbabarira boss wiba abantu boss kugiye kunkubita koko ndakwinginze wowe ukanye oya boss mbabarira umuntu uko aribwo bwamenje mu cyaro mbabarira oya boss ndakwinginze mbabara pe ndakubabariye nuko aribwo bwamenje mu cyaro urumva mbabara pe ariko ndakubabariye mbabara ndakwinginze pe nawe genda ko ndeba ibintu mama yanumye noneho nabibuze ubu ndabigenza ute we kagende mubwire ko nabibuze turebe nimba hari ibindi ari buntume. akazi nako kazanyita neza. Nire papa Uriwe neza amakuru se mwana wawe sigaye muri iyi minsi sigaye warabuze dusigaye tujya ku meza twenyine akumenya akazi karabaye kenshi byoroshye akazi kabaye kenshi mwana wanjye ibyo uvuga nibyo ariko nyine nubwo akazi kabaye kenshi mwana wanjye rega buriya mbatekerezaho gusa nyine nuko umuntu atakibona umwanya wenda wo kuza ngo tubashe kuba twasangira ku meza nimugoroba ariko ndaza kugerageza umwanya ndagenda ngushaka gake ndagenda ngushaka umwanya kumura bizagenda bikunda gake so ibyo bintu barabimenye gutera akazi kabaye kenshi ariko ntabwo ari igihe kirekire nzajya gerageza ngende ndeba ko ubu sinayobye we excuse me sister nakubazaho okay wambaza nyine nimba bidatindanye umeze ute ni fresh umeze neza meze neza nashaka kubaza rero nibwo yigera hano muri izi karitsiye njyewe mu rugo ni mu mujyi rero nayobewe hari kampani yaje gukoramo itunganya ibintu by'icyayi ndayizi nyine urayizi imbere iriya y'umukire w'i Kigali nyine okay rero n'igihe waruje kuyikoramo ni ukuvuga ngo ntabwo inaha nyine mazi nibwo bwa mbere njemo nibwo njemo biragaragara nakeye da mu rugo ni Nyarugenge ubwo rero nashaka kurangisha aho abamotari baba baparitse mbe nagerayo nyine kuri iyo kampani okay nyine komeza hano nugera hari inzira imanuka n'izamuka uzamuka uraza kuhabona nyine okay ntabwo nari nzi ko cyokora mu cyaro naho harimo abana bafite umutima mwiza nyine kuba barangira abantu yego sha nyine barahari ariko biragoye kubabona
ese wampa nimero kawe nkazajya nkuvugisha cyane, nzajya mba ndimo inaha cyane. andika 9 7 687 ngo iki 687 687 434 8 Sawa rero, sawa urakoze. naho mu mugisha. ntazajya mbona umwanya nyine tukajya tubona ko dusangira ku meza rimwe n'abandi, nubwo tuba tubona n'umwanya wo kuganira bitewe n'uko akazi nyine kaba karagiye kaba kenshi. natwe byadushimisha tugiye dusangira nk'umuryango. ahandi se wari umeze neza? Umeze neza. ubwo hano umeze neza nta kibazo, ariko ndaza kugerageza umwanya nyine, umwanya mutoya mfite mukoreshemo ku buryo byibuze najya mboneka cyane rwose byadushimisha. ibintu ni gake gake mukobwa wanjye ntukagira ikibazo. ibintu ni gake gake rwose ntukagira ikibazo. ube umwana mwiza, we ube umwana mwiza, witwararike. nzajya agenda tuhuza tuganira cyane rwose. dore tuba dufite umwanya mutoya ku kazi, n'ubu ngubu dore mvuye mu kanya mfite umunaniro ndananiwe, ariko umuntu ni ukugerageza akajya agerageza akaboneka. no kugerageza akajya agerageza kuboneka, kubera yuko ntabwo biba byoroshye. ariko uracyari umwana, nawe uzagenda ubimenya wenda nukura, ariko nta kundi byagenda, ni kanone zikari gisigaye. akanya ko no kugashaka cyane. wowe umeze neza se? Meze neza. wowe se ugira ngo ariko mwana wanjye rwose ujye utuza wumve ukomeye rwose cyane, kandi ntukagira ikibazo. uri umukobwa wanjye, rega ubu niwe mukobwa mukuru ufite cyane. uba ubibona? Ndabibona. wowe ujye utuza wumve ukomeye, kandi ujye ukurikirana ibintu byo ku kazi byose kawe, witwararike neza, urebe yuko byazagenda bimera neza gake gake. hano numva ari uko nguko bimeze. Sawa rwose. ariko nta kibazo. Nta kibazo. sawa ubwo ngubwo uko umeze neza ntari ubwo tabasubiza. Baba Mwiriwe neza. Umeze ute? Turaho. Tumeze neza. Umeze ute se wowe? Nenda. Ko ntabamenye? Njye banyita Junior. Bakwita Junior? Ese aha niho kwa Nema? Aha niho kwa Nema. Bamushakiraga amahoro? Ni amahoro. Ese ko nari mutumye ku isoko? Araza nka ryari se? Araza mu kanya. Ahubwo siko ndi kwihuta,
amara nk'igihe kingana iki? aramara nk'iminota 15. Ndi kwihuta pe. Murihuta? Ndi kwihuta. Nagira ngo tuguhe agatebe wicare ube umutegereje. Oya nta kibazo, ahubwo nuko ndi kwihuta, nari kumutegereza ariko ndi kwihuta. Ubwo uzaba ugaruka kumureba. Bite? Gusa Meze neza? meze neza. Uravaye se? Ndava haruguru nyine hari utuntu ngiye kwenda ariko ndatuzi. Ubuse uracyanyibuka? Ndakuzi cyane se ko kiragwa nambaho n'umumagare. Okay. Ese wampaye namba kubera rero wabizi iyo winjiye muri company bwa mbere abigoranye cyane. Ubwo rero akazi nagezeho kaba kenshi cyane, karagorana cyane, ubwo byabaye ngombwa ko naguhamagara ariko ngize amahirwe ndongera ndakubonye. Uzagerageza umvugishe so ndaguha namba bitwa no kutaziguha. Nabiteganyaga ahubwo byaragoranye ne kubera wabizi igeze muri company bwa mbere ni ibintu bigoye cyane. Birumvikana. Ni ibintu bigoye cyane kabisa. Keye se sawa yanjye Nagucyamani. Nambaye neza pe. Oya pe. Nambaye neza n'ibisanzwe. Nibisanzwe. Kwana bo mu cyaro se tugomba kwifahira no mu mujyi. Ariko mu cyaro abagoye maze iminsi mbibona. Biretse. Nacawe ahantu hose aho n'izuba rimeze nabi kandi mu mujyi mwaribereyeho mu nzu ukuntu. Byose byihoreye none aho ndarumeze neza ariko kampani yarimeze neza nyine ukuntu nkuru. Nema wamushakiraga amahoro? Oya ni amahoro. Nta kibazo, ubwo uzaba ugaruka kumureba. Nta kibazo, ubwo nyine nzagaruka. Mwirirwe. Sawa. Aya kampani yo warakoze no kundangira. Ndenda kugusaba ahubwo tukazahura tugasangiraho nk'agafanta. Nzabanza nyine ndebe ko byakunda, hari utuntu mba ndimo mu rugo. Nzadukora kare nyine ndebe ko byakunda ko tubonana. Nanjye rero nayo nkomejemo aha ngaha naha. Mu minsi iri imbere ndashaka kujyaho mu mujyi mu rugo nyine. Ngewe wumva mereje intanga mu byaro nta n'ahandi ntekereza kujya se najyaho nazi. Ubuse ngiye mu mujyi nkabura. Umujyi ni ahantu hamwe uzi se? Mazi hehe se nagiye hehe? Ni ahantu hamwe uzi. Reka ntaho. Urumva ngo baravuga za Nyarugenge, Kimironko, Remera. Nyine ngo ni nko kumbwira inkuru nyine. Ukabwira ku Gaseke. Guko mani. Ntuhamenye. Sinamenya nagiye koko. Aya uko tugenda tumenyana tuba inshuti. Byose uzagenda ubyinjiramo nyine. No mu mujyi hose wamenye. Ndabona hari umeze neza ariko. Ndaho ntari. Akazi karagenda. Akazi karacamo. Nyine ngiye naringiye nyine kamusezere nyine tuzongera tuvugane. Pana ndagerageza nkuhamagare. Zo kubinkorera nyine.
Reka ntabwo hakinze. Yego kuri umuhungu wanjye uje. mami umeze ute Meze neza. urakomera bone Komera cyane. hari ngukumbuye waba we Kuri Mukomere. kare. Nakomeye ni Meze neza. karibu pe. merci mwakoze Amakuru se yo mu cyaro. amakuru ni meza Ni akazi kagendaga. n'akazi karagenda Ko wananutse si mana yanjye. ni akazi kenshi rwose mu cyaro biba bimeze nabi No kutahamenyera n'ikirere umuntu cyaho. na breakfast ntakiyifata guteka aba ari ikibazo Birumvikana. amaresitora yaho ibyo kurya byaho biba bigoye nyine aba ari gake gake biba bisaba ngo buri kimwe nyine cyose ugenda ucyitaho Irungu ryari ryanyishe nanjye Kayitesi nawe uhari yagiye heze ngo sinzi abashuti be yagiye gusura ntarataha. ese kaba yagusize ariko imirimo aba yayisoje Aba yabizirikanye byose akabikora akagenda. nanjye mbavuze ngo rero kanze nubwo nabatunguye nabatunguye ariko mwihangane ese yo kutaduhamagaye ngo tubwire kuri bose. nimero yawe nayihamagaye numva nagicamo Kayitesi nawe ntabwo yabashije kumfata ubwo sinzi urumva ni ariko ikibazo fone yanjye yari yazimye buriya disi byashoboka. yari yazimye ubwo ni uko nyine nanjye imihanda yambereye imihanda rwose kuva mu cyaro ugera inaha ibyo biba bigoye maze njya kugushakira ko kunywa umanuza akavumbu ubu ngubu umeze nabi. akavumbi kameze nabi ubu ngubu niyo mpamvu ubona afite n'imbaraga nkeya nshaka no kujya muri dushe nkakaraba nkaba nagarura ubuyanja kamaze nkuzanira amazi cyangwa nkuzanira akaji. ese ibi bintu biradusakuriza dusakuriza nawe ureba ni nabyo rega byari biri ku marirongo none se ko aribyo nari mu gihe mubona ureba uturimbo tw'Imana rwose ko biba byiza biriya rwose ibintu bijyanye n'Imana tujya tubyubaha ko Imana irakaze cyane nibyo bya mbere ni iby'ingenzi kubura iyo ngiyo mu kazi ugomba kujya wiragiza Imana kuko niyo idushoboza muri byose. oya niko biba bimeze ariko mwe mumeze neza nta kibazo. Yego turaho nta kibazo. Mperuka kukuvugisha cya gihe navuga akazi kamereye nabi ndi gufayindinga kampani yari yarasigaye heru ndi kuzamura nyine ari ibibazo kampani y'uramukire iyo nagiye gukoramo biragoranye cyane noneho ni mu cyaro abakozi baho abakozi baraboneka ariko umuntu wari uyirimo sinzi ikibazo afite pe kuko yaramanutse cyane bishoboka banza yaranamwirukanye uriya mubosi yaramwirukanye pe ubu yaramuhombeje cyane yamushubije inyuma. nanjye nari mvuze ngo rero kanze nkuramutseho menye ngo mumeze mute cyane iyo wasize famiye biba bigoye biba bisaba kugira ngo nyine uyiteho cyane umenye amakuru yawe. Ugomba kujya tuzirikana nyine natwe ukaza kutureba ko tuba tugukumbuye. nanjye nayo mbakumbuye cyane harya wari kumbwira ngo akaji wandebera akaji gakonje k'inyange nta kibazo. Reka nkurebere. Ndebera nta kibazo. Mfite mame ntaritanga rwose nta kirangije n'iki kanzanira ku kaji ariko ndebe ko nacamo mana yanjye mu cyaro haragoye pe ariko ndagira vuba nsubireyo ngende mu kazi ka bosi dore ntabwo biba byoroshye mana yanjye.